Reka nkusuze udahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa kuri Niva Paula Vlog, nkushimira cyane. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ube wayikora kugira ngo urusheho kudushyigikira. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru, akaba ari inkuru yanditswe hagendeye ku nkuru mpamo, akaba ari n'ibintu byabayeho. Nubwo rero muri iki gihe urukundo rwakonje mu bantu, muri iyi nkuru rero uzasangamo icyo urukundo nyarukundo icyo ari cyo, ko wabasha kwihanganira ibigeragezo bikunda kuba mu rukundo, ndetse no kumenya guhitamo neza umukunzi nyakuri. Tugiye gutangira rero ku miryango ya Kenny ndetse na Annie yari ituye ku Kibuye. Yari imiryango rero yuzura isabana, hagati y'iyo miryango rero harangwaga ubucuti budasanzwe. Kenny rero yarutagaho Annie gatoya. Abo bana bombi rero bakoranye ndetse baniga no ku kigo kimwe cy'amashuri abanza. Kenny rero yarageze mu mwaka w'amashuri wa 6 w'amashuri abanza, Annie we yigaga mu mwaka wa 4. Bari babana rero barangwa n'ikinyabupfura, kubaha n'ubwitonzi. Ibyo byose rero bari barabitojwe n'ababyeyi babo. Kenny rero ari umwana ushabutse, uzi gusetsa abo baganira bose. Abantu bose bakabimukundira, yaba ababyeyi be ndetse na bagenzi be bose. Yari n'umuhanga mu ishuri, by'akarusho rero mu mikino. Annie we rero ntabwo yari ashabutse cyane, bikubitiyeho rero ko yari n'umukobwa, yari umwana ucisha make, utavuga menshi. Ubucuti bw'iyo miryango rero bwarakomeje. Hashize igihe kitari gito, umuryango wa Kenny waje kwimuka. Basezeye ku muryango wa Annie, babasezeranya ko bazajya babasura. Umuryango wa Annie rero wasigaranye agahinda ko kubura inshuti nk'izo. Hari rero so wa Kenny wari umucungamari muri Minisiteri y'Imari, yimuwe ngo ajye gukorera muri Kigali. Umuryango wa Kenny rero wari wimukiye Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Kenny wari urangije amashuri abanza, yahise ajya mu mashuri yisumbuye. Byabanje kumutonda kubana n'abo batamenyeranye, ariko buhoro buhoro byagiye bishira. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize neza. Ubu rero kumenya cyane umukino w'umupira w'amaguru, Kenny yahise amenyekana mu kigo yigagamo. Ubwo Kenny yari amaze kuba umusore w'uburanga budasanzwe, icyamutandukanyaga n'abandi bahungu bose n'ubwitonzi bwe, bityo abakobwa muri icyo kigo bakamukundira. Umunsi umwe rero mu kigo cyabo cyari cyatembereye ku mazi, abanyeshuri bose ubonaga bishimiye kubona ayo mazi magari, dore ko bwari ubwa mbere bari bahageze. Ab'inkwakuzi rero batangiye kuhifotoreza amafoto y'urwibutso n'inshuti zabo. Abakobwa benshi rero bifuzaga kwifotozanya na Kenny, ariko bakabura aho bamuhera. Mu bakobwa rero biganaga witwaga Ange yaje gutinyuka amusaba ko bakwifotozanya, ntiyamwangira. Kuva ubwo rero bifotozanya, Ange ntiyongeye gutuza. Yaribwiraga ati, kuba nifotozanya na Kenny, umusore uzwi ukunzwe n'abakobwa benshi ntibisanzwe, ahubwo sinkwiriye gucikwa n'aya mahirwe, ngomba no kumusaba ubucuti. Muri we rero yumvaga ko uko kwifotozanya nawe hari ikindi gihishe. Muri iyo minsi rero Ange yatangiye kujya aganira na Kenny kenshi cyane. Yagiraga rero ngo arebe ko bakwibera inshuti. Kenny we yabifataga nk'ibisanzwe. Umunsi umwe mu gihe cyo gutembera cyangwa se promenade, Kenny yari kumwe na bagenzi be batembera baganira ku bintu bitandukanye, maze witwa Ari atangira kubaza bagenzi be inshuti zabo z'abakobwa. Kenny ahita yitangurira ati, kuko njye nta nshuti ngira, njye ntacyo ndibuvugeho. Bose rero biyamirira icyarimwe bati, sigaho rwose witubeshya izuba riba. Umwe muri bo ati, niba nta nshuti ugira, Ange mumuganira iki gihe cyose. Kenny no gutangara kwinshi abasubiza ko ari ibisanzwe, ko abifata nk'ubucuti busanzwe. Aramubwira ati, erega bose nuko bitangira, kandi twese nuko dutangira tuvuga. None se ubwo bucuti busanzwe sibwo buva mu budasanzwe nyine ubundi? Niba utanabizi rero Ange n'abandi bakobwa baragupfiriye. Byatinze rero Kenny atsinda ikizamini cy'icyiciro rusange, yoherezwa kujya kwiga icyiciro gikurikiyeho mu rwunge rw'amashuri Butare. Nubwo nta muntu n'umwe yari azi muri urwo rwunge, gushabuka kwe kwatumye ahita amenyekana, n'abandi banyeshuri baramumenya benshi kubera ko yari azi gukina cyane umupira w'amaguru. Byatumye rero ahita ajya mu ikipe nkuru y'ikigo. Ku cyumweru kimwe rero urwunge rw'amashuri rwa Butare rwagombaga gukina n'ikigo cy'ishuri ryitiriwe Umwami Kristu Nyanza. Ubwo nawe rero yari mu bagombaga kujya gukinira muri urwo rwunge.
umupira rero watangiranye imbaraga nyinshi, amakipe yose yari yiteguye bihagije, abafana nabo bari babukiriye. Umupira ugeze hagati y'umukinnyi w'Inyanza atera umupira hanze y'ikibuga. Keneo niwe wagombaga kurengura umupira kuko umupira wari waguye kure y'ikibuga. Umwe mu bakobwa be baje kureba rero aho ikipe yabo y'urwunge ikina, ajya kumuzanira. Akibona uwo mukobwa rero ubwiza buhebuje aratwarwa, aho kurengura umupira rero ahugira kumutekerezaho ndetse no kumwitegereza cyane, kugeza ubwo mugenzi we yamusabye kurengura vuba ku gice cya mbere cyari kigiye kurangira nta gitego baratsinda. Yasubiye rero mu kibuga n'imbaraga zidasanzwe, bidatinze rero yahise afungura amazamu atsinda igitego cya mbere cy'ikipe ye. Igice cya mbere kirangira gutyo. Mu gice cya kabiri rero afatanyije na bagenzi be babashije gutsinda ibindi bitego bibiri. Ikipe y'Inyanza nayo yinjiza igitego kimwe. Umukino warangiye ari 3 by'urwunge rw'amashuri rwa Butare kuri 1 cy'ikipe y'Inyanza. Kenny rero si we wabonye umupira urangiye kuko yumvaga byibuze ashaka kumenya akazina k'uwo mukobwa wari umutwaye umutima. Yabajije rero mugenzi we Kalisa bakinanaga akazina k'uwo mukobwa w'uburanga. Kalisa amubwira ko uwo mukobwa yitwa Mutesi Solange. Ongeraho ati ko bwiza bamuhiga muri iki kigo ni bake. Ibyo byatumye rero Kenny arushaho gutwarwa maze atangira gupanga iby'uko yazavugana n'uwo Mutesi akamumenyaho byinshi birenze. Umunsi umwe rero bari muri kantine, Kenny yaje guturuka inyuma Mutesi aramwongorera ati umute bameshye se. Mutesi rero yahindukiye agira ngo arebe umuntu umuhamagaye uwo ari we. Yatangajwe no gusanga ari Kenny. Cyamutangaje kurusha ikindi nuko yari amuzi izina. Baguze icyo kunywa baricara baraganira birambuye. Mutesi rero yabanje kubaza uko yamumenye. Kenny yisekera ati umukobwa mwiza nkawe se ninde utamumenya muri iki kigo. Mutesi nawe n'amasoni menshi ati nuko wivugira naho ubundi ntawamenya. Kenny nawe ati naho ubundi kimute ko wasajije benshi muri iki kigo. Bakomeje ibiganiro binyuranye, wabonaga Kenny yishimiye kuganira n'Umutesi ariko akabura aho ahera amubwira ko amukunda. Umunsi umwe rero mu rwunge habaye umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi mukuru w'ikigo. Kenny asaba Umutesi ko bajya hiherereye akagira icyo amubwira. Bagiye ahatari urusaku rw'imiziki dore ko hari umuziki wiyunguruye. Kenny aretse ati umute umunsi wa mbere rero nakubonye nabaye nkubonekewe, nzazwa n'ubwiza bwawe buhebuje, nzongwa n'ingendo yawe yihariye. Yungamo ati kuva urya munsi iyo nkubonye simaka kukureba, ndatuza nkakurangamira. Benshi barakureba bakanyurwa ariko kuri njye rero ni agahebuzo. Muri make rero Umutesi naragukunze, ukunda urukundo rutagereranywa, nakumenya urwo ngukunda nta wundi ntarukunda. Ninagira ngo menye niba urwo ngukunda turusangiye. Mfungurira amarembo y'umutima wawe unuze muri icyo gituza gitatse ubwuzu. Mutesi rero acecekamo akanya gato. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'inkuru yacu.